Murabona rero umusaruro uvuye muri ya pate twateguye. Nzikatera rimwe zose ku buryo ubona gutya bimeze gutya, ukuntu zitondekeranye. Urabona ukuntu ziba zisa neza. Yemwe genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Hello, mumeze neza nshuti zanjye. Uyu munsi rero mbaye ikaze mu kiganiro kijyanye no guteka mu gikoni. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ukoresheje imboga wategura crepes ziryoshye zuzuye intungamubiri kandi zitakugoye. Ni za crepes buri muntu wari wese yarya kuko nta sukari tuyushyiremo. Ese urabizi uburyo wazitegura? Iki kiganiro kirebe utangiye kugeza urangije kugira ngo kitaza kugucika. Ariko hagati aho mbafitiye ikibazo kimwe. Umuntu uri bugisubize mfite ibiro 2 by'umushonge araza kubitsindira. Usubiza ariko bwa mbere muri comment bwa mbere aratsindira ibiro 2 by'umushonge. Uruganda rukora umushonge rukorera mu Rwanda rwitwa Ngwiki. Mbwira izina ry'uruganda rukora igikoma cyitwa umushonge. Ikaze kuri mwese. Bose rero fata agakoresho ugiye guteguriramo pate ya crepe, ushyiremo amagi. Turakoresha amagi make na 2 yonyine rwose. Ni amagi 2 turi bukone kugira ngo rebe uburyo biza kuba bitagoye. Hano bawizeye ko agaproteine ukabonye. Amagi yakabite ureke anoga. Amaze kunoga, fata igitunguru gitukura, ugenda ugikatamo utuntu duto ku buryo muri crepe zacu kiza kuba kigaragaramo, ariko atari na kinini cyane ku buryo cyakwangiza ya crepe. Murabizi ko crepe ibijya kumera nka capati, ariko yo noneho igakorwa kuri pate yoroheje. Iyo bita pate imeze nk'amazi yoroheje nko dukora crepe. Niyo mpamvu rero ibitunguru ugomba kugikata gutya duto. Murabona ko ngerageje rwose gukata duto dushoboka. Igitunguru kirahumuza ya crepe yacu, gitume igira icyanga, ariko gitume intungamubiri zo mu gitunguru tuzibona. Hanyuma rero tumaze gukata igitunguru, kata na karoti. Karoti ni imwe yonyine, imwe rwose, bitewe nuko crepe tugiye gukora ntabwo ari nyinshi. Ese ni nka sample yo kugira ngo nuba ugiye gukora crepe nyinshi urebe ukuntu uzabigenza. Ubwo iyo zibaye nyinshi ugiye gukorera wenda abantu benshi, karoti nazo zaba nyinshi. Nazo tugiye kuzikata nkuko twakase igitunguru. Nibutsa ko karoti ni uruboga rwiza rufite iri bara rya oranje, bituma tubona ya vitamine A cyangwa se beta carotene, bituma tugira uruhu rwiza, tubasha kugira amaso meza, abona neza, azira ubuhumyi mu zabukuru. Biduha n'andi mavitamine atandukanye tubona muri karoti. Bityo rero karoti mu kuyiteka mu mafunguro ni nziza, wayihekenya cyangwa se wajya uyitegura mu masalade. Karoti ni ingirakamaro. Iyo rero uyongereye muri crepe, ubwo ubuzi ko intungamubiri uzibonye. Atari za crepe ukora ugasanga nta n'akaboga na gato kibereyemo, ariko kugira ngo uzongerere intungamubiri ugomba kongeramo imboga. Kugira amabara 2, kuko amafunguro uteka agenda azamo amabara atandukanye, ni nako ugenda ubona intungamubiri zitandukanye. Ngiri rero ibara ry'icyatsi tugiye kurikura muri poivre. Ushobora gukoresha iy'icyatsi, iy'umutuku cyangwa se iy'umuhondo kugira ngo
tubashe kubona intungamubiri zihagije zivuye muri izi puwavuro. Puwavuro ni ubwoko bw'ikirungo ariko rukaba ari n'uruboga rwiza kuko rukungahaye kuri vitamine C ihagije, rukungahaye ku bisukura umubiri, bityo rero ku muntu wariye amafunguro arimo puwavuro aba yizeye ko umubiri we awongereye ubudahangarwa. Ikindi noneho aba yizeye ko ibisukura umubiri bihagije, bityo n'igogora riri buze kugenda neza. Akenshi ibi biribwa birimo ibara ry'icyatsi bidufasha muri detox y'umubiri cyangwa se mu gusukura umubiri, utwanda tuba turi mu mubiri wenda twavuye ku by'ikirere kitameze neza, ku byo twariye byanduye. Utwo twanda hari igihe tugenda tukaba nk'imyanda nyine mu mubiri, ibyo bita free radicals. Bityo rero iyo wahisemo imboga zifite ibara ry'icyatsi, imbuto zifite ibara ry'icyatsi nka pome, amakokombure, amaskumawiki, imboga rwatsi, uba wizeye ko umubiri uba usukuye, bityo rero n'igogora rikagenda neza. Ku muntu ugira ibibazo bya constipation agirwa inama yo gukoresha green juice cyangwa se ji y'icyatsi. Ushaka kumenya uko itegurwa, ubwo uratwandikira muri comment. Puwavuro nayo tuyishyizemo kugira ngo amabara yacu akomeze aba menshi. Ibi nibyo bita kurya umukororombya, rainbow. Rainbow ni uburyo amabara agenda atandukana mu mafunguro. Dufite rero n'udusereri. Seleri nayo irihariye mu gusukura umubiri, mu gutwika ibinure n'ibindi byinshi bitewe n'intungamubiri dusangamo. Uretse kuba wenda ihumuza ibiryo, ifite n'akandi kamaro gatandukanye ku mubiri. Hanyuma nayo turagenda dukatamo duto duto kugira ngo twongere muri ya crepe yacu. Mbabwije ukuri cyangwa se mbabashije munsubize, iyi crepe irimo izi ntungamubiri, urabona ugize utya ukajya uyitegurira mu rugo, utaba umuryango wawe ugiriye neza. Ngiyemo noneho n'iri bara ritukura ryo mu nyanya. Inyanya nazo ni ingirakamaro cyane ku mafunguro, mu masalade, mu kuzihekenya, biterwa n'uko wowe uzikunda. Wari uzi ko se no muri crepe wakongeramo urunyanya bikarushaho kuryoha? Inyanya nazo zikate neza muri ubu buryo, ugenda ukata duto duto nk'uko twakase ibindi birungo. Hanyuma rero ku bantu bari mu ntara bakeneye kurangura umushonge, wari uzi ko ari amahirwe yawe kuba warangura umushonge abantu ntibawubure mu byo ucuruza? Niba uri umucuruzi by'umwihariko ukaba ucuruza ibiribwa, ndagushishikariza kurangura igikoma cyitwa umushonge, kuko ni igikoma kirimo umugisha, ni igikoma kigira uburyohe, ni igikoma cyuzuyemo intungamubiri. Bityo rero abakiriya bawe ntibakabura umushonge. Rwose umuntu nakubaza umushonge ukawubura uzaba uhemutse, ko navuga. Rangura umushonge cyangwa se ubutumize, uhamagara kuri izo nimero nashyizeho kuri video. Umushonge rero akaba ari igikoma cyiza, igikoma gikozwe mu binyampeke 7 akiyongeraho n'amata y'ifu. Icyo gikoma cyitwa umushonge. Guhera ku mwana utangiye imfashabere, ku bangavu, ku ngimbi, ku bagore, ku bagabo, ku basaza, ku bakecuru, abantu bose umushonge ni ingirakamaro kuri bo. Nizere ko mwibuka ko hari amagi 2 twameneye mu gasorori. Ubu noneho tugiye gukomeza. Fata umunyu ushyire muri ya magi, wange, then wongeremo za mboga tumaze gukata. Uhita ubona amabara atandukanye rwose, uhita ubona iri funguro risa neza cyane, nubwo ritarashya ariko hano ku maso rwose uvuga uti birashya ryari ngo twumve ukuntu biza kuba bimeze. Voilà. Ubundi burya kugira ngo uryoherwe amaso yonyine arabanza akaryoherwa. Niyo mpamvu uzasanga mu bashefu mu mahoteli bagira gutya bakabanza bakadekora isahane, bakadekora niba ari iyo fi nyine bagashyiraho utuntu kugira ngo amaso abanze abone ko ibyo bintu bisa neza, hanyuma no mu nda nyine uhita ugira apeti.
Aha dufite ifarini y'ingano tugiye kongera muri rwa ruvange rwacu rw'amagi n'imboga. Shyiramo hano ifarini bitewe n'abantu ugiye gutegurira, ubanza ukavanga na ya farini gutya. Hanyuma rero igikurikiyeho tugiye kongeramo amata y'inshyushyu. Amata akaba abamo calcium zihagije, bityo ku muntu wanyweye amata aba yizeye ko amagufa yabungabunze, afite ubuzima bwiza muri rusange. Ariko ku muntu utayanywa, ntadukoresheje amata, wakoresha amazi, gusa ntabwo biryoha kimwe. Kumvikana ko aho amata yagiye hakajya amazi ntabwo byagira uburyohe bumwe, ariko nanone mu gikoni nta formule. Ubwo icyo ufite nicyo wakoresha, cyangwa se icyo ubasha nicyo wakoresha. Tuvange tubanze tunoze pate yacu. Nabibabwiye ko pate ya crepe igomba kuba yoroshye. Cyangwa mwayibonye ko twahunze isukari, bitewe n'uko isukari ubundi iyo ugiye usoma ubushakashatsi butandukanye buvuga ko isukari, bugaragaza ko isukari nta kamaro ubundi igira mu mubiri, kuko hari ibiribwa byinshi turya birimo isukari y'umwimerere. Bityo rero ko iyi ngiyi twongera mu biryo, usanga akenshi ahubwo iteza ibibazo kugira ngo igire intungamubiri tuzanira. Twahunze isukari, twashyizemo umunyu. Yego. Ubonye rero tumaze kunoza agapate kacu koroheje, upfundikire utegereze nibura iminota 5, bibanze nyine bikore neza. Nyuma ya minota rero ufata ipanu yawe, nurangiza ishyushye, nimara gushyuha ushyiremo amavuta. Muri pate nta mavuta, bityo rero iyo utashyizemo amavuta ubanzamo amavuta make ku ipanu kugira ngo itaza gufataho. Amavuta rero amaze gushyuha, fata ikirushe urambike, usuke ku ipanu. Noneho icyo ugiye gukurikizaho hano ni ugukwiza ku ipanu hose rwa ruvange. Teke ku muriro mukeya. Binashobotse wapfundikiraho gutya kugira ngo crepe yacu ishye yisanzuye, ishye neza, igenda yishwa n'umwuka. Hanyuma rero uko kanya kagenda gashira, kugira ngo urabona ko crepe yacu hasi iba yahiye, kugira gutya. Hanyuma ukegura crepe yawe, hasi hakajya hejuru, hejuru hakajya hasi. Hano birancitse, ariko murabona ko gutya bigenze neza. Ongera upfundikire uteke ku muriro mukeya. Nyuma y'iminota rero nk'ibiri, hano crepe yacu ihiye, nuko yarura. Shyira ku isahani. Urabona ko bisa neza rwose, yuzuye intungamubiri, iri mu mabara yose. Crepe y'amabara.
rero ni ugukomeza gutyo ukotsa n'izindi kirete. Murabona rero umusaruro uvuye muri ya pate twateguye, uvuyemo udukrepe twinshi. Ubu ni n'uburyo rwose wakoresha ugategura ifunguro ry'abantu benshi. Crepe rero ushobora kuzizinga, ukayizinga gutya, ukaza kuyikatamo kabiri kugira ngo uyifungura bimworohere kuyifata, kimwe n'uko ushobora kugira gutya ukayizinga gutya, hirya ukayifata gutya. Reka mbereka n'ubundi buryo wayikata. Nzikatera rimwe zose ku buryo ubona gutya bimeze gutya, ukuntu zitondekeranye. Urabona ukuntu ziba zisa neza. Wow. Ya gahunda yo kumva rero uko ifunguro twateguye rimeze. Amaso urabona uko yoroshye, asa neza, noneho ibinahumura. Twagiye. Umugani wa ya filime ya Bon Appetit, iyi crepe urayirya ugahita wumva ibintu byose bigize biri kwizengurutsa, imboga, amata, gafarine, byose ugahita ubyumva. Inama nakugira ni uguhita ujya mu gikoni ukarebera kuri iyi video uko nagiye mbikora, nawe ukikorera udukerepe turyoshye, umuryango wawe ukaryoherwa, nawe ukaryoherwa. Hanyuma ukaba ufite n'igikoma cy'umushonge kugira ngo usomeze. Ndabashimiye cyane, mbifurije ibihe byiza. Icyo nabasaba ni gukora subscribe ku bantu batarayikora, hanyuma dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Mwibuke no gusharinga. Bye.